Aha ni Kwitarashi. Gahunda ya Tumenye Igihugu uyu munsi twerekeje mu murenge wa Manga mu kagari ka Mushongi. Aha ngaha naho bita Kwitarashi. Bitewe n'imiyoborere myiza n'ubuyobozi bwiza, murabizi imbere ukuntu hano hantu hari hameze. Mu by'ukuri mbere nta n'ikinyabiziga na kimwe cyahamanukaga, ariko ubu ngubu rwose ndakurahiye. Aha ngaha ni ahantu heza, hari umuhanda mwiza, hameze neza. Mu by'ukuri ibinyabiziga byose birahamanuka. Mu by'ukuri ubuyobozi bwiza nta kuntu tutabushimira rwose. Mu by'ukuri bwaraturebereye rwose, baravuga bati ahantu hagomba gukorwa. Ikinyabiziga kirahamanuka neza cyane rwose, ariko mbere warahamanukaga ugakora ikimenyetso cy'umusaraba bitewe n'ukuntu hari hameze. Mu by'ukuri hari hameze nabi cyane ku buryo nta n'umuntu no kuhamanuka n'amaguru wahamanukaga ufite ubwoba. Uyu munsi rero nabatembereje, ndimo ndagira ngo mbereke ahantu hose, mbereke ahantu bita Kwitarashi. Abantu mwari muhazi imbere, mwari muhazi kera, ubu ntabwo ariko hakimeze rwose. Dore amamoto arahamanuka neza cyane, nta kibazo, tukigendera ukagerayo amahoro. Ariko mbere rwose nta kinyabiziga na kimwe cyahamanukaga. Aha ngaha Kwitarashi, murabizi abantu twari tuhatuye kera nko muri za 2000. Muri za 2000 abantu bahanyuraga muri icyo gihe hari hameze nabi cyane. Uyu muhanda ntago wari umeze neza, ariko rwose ubuyobozi bwiza baraturebereye, baravuga bati reka dushyiremo gahunda ya VUP. Umuhanda barawukora, none waratunganyijwe, hameze neza rwose. Ni Kwitarashi koko. Mu by'ukuri yaba imodoka, yaba amagare, ndetse n'ibinyabiziga byose, kuko uyu muhanda uhuza ahantu bita muri 2 Nasho, muri 2 ukagera na Mushongi, aho bita za Gitoma, werekeza ku Kabuye ndetse no ku Murindi. Ubu ngubu rwose imodoka, amamoto biturutse ku Murindi, mu by'ukuri ubu ngubu rwose dusigaye tugenderana tukagerayo amahoro. Tukaza muri 2 tunarema isoko ryo ku Murindi. Ni ukuvuga ngo tuzinduka mu gitondo cya kare tujya mu isoko ry'ahantu bita ku Murindi. Ariko mu by'ukuri rwose abaturage barashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, bwabashije gutekereza rwose, bukadutekerezaho, bagatekereza abantu ba Mushongi ndetse na Mpanga muri rusange. Bakavuga bati uyu muhanda ukwiye gukorwa kugira ngo imigenderanire ndetse n'imikoranire byose bijye bibasha kugenda neza. Yego rero nka Tubemeze TV rero ubu tugiye kujya tubatembereza, tubereka ahantu mutari muzi cyangwa mutaherukaga, kugira ngo tubashe kuhamenya. Nk'aha Kwitarashi rwose hari abantu baheruka kera cyane, ariko ubu ngubu rwose habaye ahantu, habaye heza cyane. Uhageze rwose wagira ngo siho. Impande yaho hari mu bihuru, ari mu bisozi kera muri za 2000, ariko ubu ngubu rwose urabona ko hameze neza, haba nijoro, haba ku manywa wahanyura. Kera bajyaga bavuga ngo haba n'intaragahanga kubera ibihuru byabaga bihari, ariko ubu ngubu rwose nta bintu by'intaragahanga bikihaba. Umuhanda wabaye nyabagendwa, nta kibazo. Ubu turagenderana, tugatemberana, tukajya gusura abavandimwe, nta kibazo rwose, nta mususu, bitewe n'uko umuhanda wacu umeze neza. Ubwo rero nagira ngo mbatembereze abantu mutari muhaherutse, none ndakeka muhabonye. Mubonye Itarashi, murakoze cyane.